reka dutangire. Yego sawa kaje mutane goma ani waje homa sawa naogaruka sawa yego Mwabonye rero ko mushaka twaje kubanyuzaho imyamirizi ibiri twabwimwe ariko tubarengejeho n'umwe. Ngiye kubigisha rero uburyo bahamiriza igitego cyangwa imbyino y'igitego bifashishije ibikoresho bisanzwe. Ushobora gukoresha tuno dukoni tubiri, iyi ni ingabo, iri ni icumu, cyangwa ugakoresha icumu risanzwe, iri ryo cumu, iyi ni ingabo. Ingabo yifashe ku kuboko kw'ibumoso, icumu rifashe ku kuboko kw'iburyo. Mwabonye rero ushobora kwifashisha ibikoresho bisanzwe urimo urabikoresha nyine ubyina. Mu gihe uri kubyina nyine ubikoresha ubitwara neza nko gutya, ukoresha gutya na gutya. Noneho tujya kuvugisha uburyo bahamiriza igitego. Mukurikire tugende nta kibazo. Step ya mbere bagira utya cyangwa uburyo bwa mbere biragaragaye. Twagiye subiramo. Ubonye ko umuntu watangira bahamiriza igitego bagira gutya. Subiramo kano konyine. Twagiye wifashishije icumu rito ukoresha gutya. Mwabonye musubiremo. Twagiye dusubiremo. Twagiye wabonye ko urwo ni urwo rwa kabiri ukurikizaho umaze gukora aka mbere kugira ngo ubashe kugira igitego cyawe. Tugiye gusubiramo tubiri tumaze kugira ngo ubashe gukomereza, sibyo? Twagiye aka mbere tujya gukora kose uko ari tuzi, sibyo? Twagiye na kabiri gatatu dusubiramo. Twagiye ubwo wa gatatu nta bundi ni ugukaraga gukoresheje amaboko ni gutya. none ukoresheje ingabo ugira kwiga tantarara urimo urahamiriza mu gitego, sibyo? Rero uzagira gutya cyangwa ukawukora ahantu hagasa, byumvikana? Twagiye kwabasha we twagiye mukaraga nyine turebe. Twagiye musubiremo. Waya wibyica ugira utya uragira gutya tantarara. Twagiye tarara. musubiremo.